Everyone needs grow smart with Angelique YouTube channel. Who doesn't like technology? Who doesn't like seeing kids growing wiser? Please come, we will grow together. Hi everyone, nizere ko meze neza. Utameze neza nawe nakubwira nti humura. Humura, ejo hawe ni heza. Your future is brighter. Humura rwose utuze, Imana yagukunda kandi byose bizagenda neza. So, ndizera ko nyine muguye neza mwese. So, mu ma video y'ubushize hari video ebyiri nshaka kubashishikariza kureba. Iyi ngiyi ivuga ku buryo ushobora gucreatinga Instagram account ukaba wabasha kuyicururizaho. No shop, no problem. Ni ukuvuga ngo niba utabasha gukodesha inzu ariko ukaba ufite smartphone, ufite agatelefone juste nk'aka ngaka, ufite smartphone, ufite ubutunzi bunini, ni ukuvuga ngo niba ufite telefone ukaba ufite internet, mwibuke ko internet ntago wambwira ngo wabuze mega ziraboneka ahantu hose. Okay, icyo mvuga ushobora kujya kuri harama public services, hari ahantu bakorera, ushobora kujya muri cafe runaka baba bafite wifi, ukicarayo ukabonye internet y'ubuntu. Yego, sibyo? Aha, ufite smartphone, ufite internet, ufite n'ubushake. Aho ngaho ushobora kubona ahantu ukorera bidasabye ko ujya gushaka landlord, bidasabye ko ushyira abakomisiyoneri ngo bagushakire iseta, ngo mwanshakire iseta ngo y'ahantu, ngo ahantu ngo hakomeye, ngo hari urujya n'uruza. No way, ntago dukeneye ubu ngubu urujya n'uruza, ahubwo noneho tugiye ku isoko riri global. Nababwiye ngo iyo ukorera kuri internet, umva uburi on a global market, isi yose ibiguhanze amaso, ibiri kureba ibyo ukora. So nari nakoze iyi video ndi kugira ngo mbereke ukuntu mushobora gucreatinga, ushobora gucuruza bidasabye ko ufite shop. Hari umuntu wambaje muri comment section yambwiye ngo ariko ngo nk'izi business ngo nk'izi business ngo mukora ngo ziri online ngo zisora zite. It's simple. Niba igishoro ufite ubu ngubu wumva uri nyine ukeneye kwishyura imisoro, biroroshye ugenda uga-creatinga business kuri RDB. Muri RDB umuntu wifuza kumenya uko babikora online yambwira, nabyo ntibisaba kujya kuri office ya RDB. Ubikora online, ukaba wa registeringa business yawe, ukabona TIN number, hanyuma ukazatangira kudeklara imisoro, ukamenyekanisha imisoro nyine ugatangira gusora nk'abandi bose, twubaka igihugu cyacu. That's fine. Ariko nanone hari umuntu hano, twebwe turabatangizi, hari igihe uba ufite like 50,000 byonyine. Icyo gishoro cy'ibihumbi 50 ntago watangamo ipatante, biragoye. 50,000 ntago watangira kwishyura TVA n'ibindi. Ariko uko ugenda ukura birumvikana uba ugomba kuba grateful to your country, ukaba umuntu ushima, ugashimira igihugu ko kiguhaye amahoro, kubayeho neza, ukamenya ko ibi bikorwa remezo byubakwa ntago byubakwa n'ubusa. Hanyuma ukideklara, ugafungura company, ugatangira ukazajya wishyura imisoro nkuko bisanzwe. Aha, ako nagaciyemo. Nuvuga ngo rero twabonye ko dushobora kugurisha bidasabye ko tuba dufite shop runaka ngo dufite ahantu dukorera. Ariko nanone iki cyayi nyine cyashyushye ngiye kuba nyiretse. Anyway, ariko nanone mu gihe uri kwirwanaho nyine ushobora gukora online ugafungura shop. Twatangiye na Instagram. Mu by'ukuri turi muri session yo kwiga social media, uburyo twakoresha social media kugira ngo tubashe kwirwanaho, tubashe kubona amafaranga, twibesheho, tubesheho n'abandi, isi tuyihindure nziza. Rero naberetse step by step. Umva intambwe ku yindi, iri mu Kinyarwanda, nta Cyongereza kirimo, iroroshye. Mujye muyikurikira murebe ukuntu mushobora gukora Instagram account. Hanyuma nyuma yo gukora Instagram account nabigishije n'akandi kantu k'ubwenge do, aka ngaka, aka kantu ko gukora logo. My dear, ni value nini nabahaye, kuko ubundi gukora logo baguca ni buri 50,000. Ayo niyo make. Hari benshi nabanje kubaza bambwira 80,000, nuko nta display in the chat, ariko nibinkundira ndabereka screenshots
kandebe ndaza kureba niba screenshot nazibona nzishyireho. So iyo screenshot nk'ingiyi irerekana yuko bari bambwiye ngo 50. Noneho nabigisha ukuntu mwakora logo muri iyi video, muyirebe mwitonze nayo. Ushobora gukora logo ukoresheje just your phone, telefone yawe yonyine. Canva ibiri online, ntago buri buyigure, ntago wahera kuri subscription, uhitugura uhitangiye kwikoresha utaguze. Hanyuma ugakora logo yawe. Mwabonye ukuntu byoroshye, mwayireba iyi video mugakurikira step by step, irasobanutse kandi ibintu biri easy buri wese yakora. Hanyuma nyuma yo gukora iyo logo tuzakora n'indi video yo kwerekana ukuntu tuyishyira kuri profile, ni nayo mwayireba. Ubwo ni video zigera muri 3 ndi kuba recommendinga kureba byihuse. So iyi ni ngiyi mwiyaranje muzirebe kandi muzishimikiriye, wagenda uburi producinga step by step. Ikindi nababwira, mu gihe wabona ko biri kukugora, niyo mpamvu ndi hano, wampamagara kuri nimero, hanyuma njyewe tukazahura nkagufasha, nkabikwigisha, nkakwigisha ukuntu bikora, nkakwigisha ukuntu ushobora kubyikorera wowe ubwawe ukabasha gucuruza. Cause guys, muri kino kinyejana umuntu ufite business runaka, tuvuga ukorera mu mujyi muri shike, cyangwa ukorera Kimironko mu isoko, ukorera hariho hose, ahantu hose ukorera no kurukwiye kugira visibility kuri internet. Niba ntayifite kuri internet watakaje, kuko kuri internet niho ushobora kubona abakiriya benshi bari globally bo ku isi yose, bakaba bakugana bitagusabye imbaraga nyinshi. Kuko ibaze uramutse ugiye gucuruza i Burundi byagusaba gutega birahenze, ariko icyo gihe kuko uri kuri internet ufa kwashyizeho nimero yawe, ufiteho social media accounts, barakwandikira inbox, abandi bakaguhamagara mukaba mwabyohereza. Swat kuri bus haba hari uburyo bwinshi bwo kohereza ibintu hanze, DHL n'ibindi, hanyuma bakakugurira ugatangira no gukora ku madolari. Guys, I love dollars, nago mshaka kubyumva. So thank you very much. Kambereke noneho ubungubu ikintu kigezweho, ngiye kwereka ukuntu mwakora noneho utwo video ducuruza kuri social media. Iyi video irakomeye, niyo mpamvu ndi gutara energy. Nimo gushakisha energy mu cyayi, kuko ngiye kubigisha ukuntu mushaka gukora video ducuruza kuri internet. Ni ibintu biri bunsabe ibintu byinshi, biransaba kamera zigera muri 2, kuko ndaba ndi kubereka ukuntu ndi bushootinge, nyine ni process na editing. Hanyuma mwebwe muzabikurikize mubikore. Mbibutse nanone bikugoye, I'm here for you. Mwampamagara kuri nimero nkaza nkabafasha, cyangwa twanakora na session online nkabigisha ukuntu bikorwa, sibyo? So nizere ko rero muri bwishimiye no video. See you in the next chapter. Ndi kubereka ukuntu tugiye gukora utwo video. Ndizera ko video muri wikunde. Stay in touch. Yes. Ubu rero tugiye gukora utu video two kucuruza kuri La Fine Angelique. Mwamaze kwimenyera, right? Niba utaranakora follow kuri yo, dore kambashire link hano muri description, mugende munkorereho follow, mukande follow, because tugomba gucuruza muri this era, in this economy. Tugomba gukora kugira ngo twibesheho n'abandi, isi gubwe neza, sibyo? Now tugiye gukora ka video rero ngiye kwereka ukuntu dushaka gukora utu video ducuruza kuri Instagram, dushaka gucuruza kuri TikTok, dushaka gucuruza kuri WhatsApp, dushaka gucuruza everywhere. Ndabereka uburyo bubiri. Normally ndashaka kubereka uburyo bubiri, ariko hari uburyo bwinshi butandukanye. You may choose what you really want, ariko ubungubu kambereke uburyo bubiri. So uburyo bwa mbere rero ngiye kubereka, dore mfite cya gikapu cyanjye, murakibuka muri no video ubwo naberekaga nyine mvuye kurangura. Hano harimo amaherena, harimo ibikoresho by'ubwiza by'abagore, harimo amaherena, harimo impeta, harimo ibikomo, hari ibyo nayo nagiye mberekaho. So ibi nibyo tugiye gukorera video ziri very stunning, zicuruza kabisa, ndi umuntu azayibona kumva ntaga resista, ntago yabyihanganira. So ibikoresho ukeneye rero ni ibihe? Mbere na mbere ukeneye nyine iyo stock, the physical stock ufite.
ahangaha ugomba kuba ubifite hafi yawe. Ikindi ukeneye kamera yawe, wibuke ushobora gukoresha kamera ya telefone yawe, si ngombwa kamera iri fancy ihenze, sibyo? Ikindi ukeneye kuba ufite igikoresho bakoresha beditinga. Hano turakoresha CapCut niyo ya mbere yoroshye gukoresha kurusha izindi. Hari n'izindi applications bakoresha beditinga by the way, ariko CapCut iri very very easy to use kandi nanjye niyo nkoresha, so nibyo turi bukoreshe. Ndumva nta ikindi bisaba no kuba uri connected kuri internet buri gihe, kuko CapCut ndi bukoreshe iri online, ntago ari za zindi uba wa downloadinze ubika. Now let's get into it right now. Nizere ko mufite spirit yo kwiga nkuko mfite spirit yo kubaha ibyonzi. Sawa. Uburyo bwa mbere ngiye gukoresha, ngewe ubwanjye nigeze kubukoresha igihe nacuruzaga inkweto. Abantu babizi nigeze kugira ibintu bita kidoshu, yari kari akantu kari online nacuruzagamo inkweto z'abana, especially iz'umukara, kugira ngo babone inkweto ziri comfortable bajyana ku ishuri. So ubu buryo ni ubuhe rero? Kambereke. Ushobora gufata igicuruzwa cyawe, wenda kamitemo nk'iri herena, iri muraribona neza. Nkahita iri herena, nkahita ntangiye kurivugaho ibintu byiza. Wibuke hano dukora short videos, video ngufi nibura y'umunota umwe. Umunota umwe ntago ugomba kurenza. Hanyuma ibigomba kuba ifite size ya 16.9 ku buryo kaba gahagaze gutya. Noneho ako ngako niko postinga kuri Instagram, TikTok cyangwa se WhatsApp status. Noneho uburyo ubikoramo ni gute? Nuvuga ngo ushobora gufata kano ugatangira ukakavugaho amagambo meza, nyine amagambo ashobora gutuma umukiriya agakunda cyane. Urugero, mbaye ikaze muri guys, ngiye kwakitinga nyine, follow me, okay? Kuko ndaza kubereka, nubwo nyine ubu ndi kubereka urugero, ndimo ndabereka ukuntu bikorwa, ariko izi video nundi muzazibona kuri La Fine Angelique hano kuri account yanjye aho nzazicururiza, kuko ngiye gukora utu video twose. Imagine mfite amaherena menshi, ariko yose ndaza kuyakorera imwe ukwayo, ariko nanone ndaza kubereka mu buryo bwa kabiri uko bwo bikorwa, ku buryo ushobora gukora ka video kamwe karimo products zawe zose kandi ku buryo bwihuse mu gihe cy'umunota umwe. So muraho neza, mbahaye ikaze muri La Fine Angelique. Tubafitiye iherena ryiza ry'icyatsi kibisi, harimo n'akeru keza. Hano murabona ko iri herena waryambara mu gihe wakenyeye umukenyero runaka urimo ibara ry'icyatsi cyangwa se harimo akeru. Hanyuma iri herena riberana cyane cyane na ba bantu baba bambaye décolleté. Ubwo ni mpamvu navuze umukenyero, ariko n'igihe wambaye agasengeri konyine hejuru cyangwa wambaye ya myenda hasi ya shoulders, hose jya kubera. Iri herena rero mwarisanga muri La Fine Angelique. Mbahaye ikaze, wampamagara kuri iyi nimero. Ndarangije. Deal ibirangiye, nuvuga ngo ubikora uri ku recordinga, noneho iyi recording ikabe iri y'umunota umwe, warangiza ukeditinga ukagenda ushira utuntu twiza, ya nimero yawe ukayishyiraho, Instagram account yawe nyine utuntu twose ubona aho bagukura, niba ari free delivery ukabivuga, hanyuma iyo video ukayuploadinga kuri Instagram. Ndababwiza ukuri iyi video iragenda igacuruza, igahitinga, bakaguhamagara, bafata udu screenshot, bakayizoominga in, bakazoominga out, uyishaka kareba neza iri herena, hanyuma yarikunda ahita guhamagara. Iyo guhamagaye habakurikiyeho iki? Kuvugana ibiciro. Gusa icyiza ngiye nkunda guprefera mu gucuruza online, icyiza ushyiraho igiciro. Iyo ushyizeho igiciro birumvikana nta bargaining bihari. Niba ari 2500 ubwo ni 2500, ntago baba bari bwongere kukubwira ngo zana ngo waguha 200 se, ngo waguha 1000 se, ngo ko mfite ngo 500 se. Oya, iyo hari ibiciro ubundi biba bimeze nko muri abantu bajya muri pharmacy
cyangwa se bajya muri supermarkets mujya mubona ko haba hari ibiciro, ntago muciririkanwa, nta bargaining hari ibihari, nuvanga uragenda uko bimeze nuko ngukugura. Na hano rero iyo washyizeho ibiciro birumvikana ko umukiriya niba abonye icyo giciro gifitinga aragura, yabonye bidahura arabyihorera. Ni nko muri supermarket tugenda tureba ibiciro, iyo ubonye igiciro kiri higher than what you have urigendera, wasanga igiciro bihura ukagura. Rero nahangaha niko babimeze. Rero iyo utashyizeho igiciro niho handi bazaguhamagara bakubaza none se iryo herena ryawe nangaye. Aho ngaho rero mugatangira mukadilinga. Iyo yemeye hano muri Kigali biroroshye, uriha umumotari direct ahita rimugezaho. Niba wenda ari umuntu wo hanze biroroshye, muhita muvugana uburyo ki wabimugezaho. Aida hari umuntu uri mu Rwanda uri bubijyane mu ndege, ushobora gukoresha DHL. Hari uburyo bwinshi bwo kohereza, noneho hari n'uburyo bwo kwakira amafaranga abari bukwishyure. Mbibutsa ko niba ugurisha online bishyura mbere, guys, bakwishyura mbere ntago bishyura nyuma, kubera ko ibaze ufashe product yawe nyine urayohereje iragiye already ntago ukifite muri stock, none niba igiye wagerayo nyine nyira yakubwiye ati ntago nyishyura, ni kibazo. So first of all bishyura mbere, hanyuma amara kwishyura ukadelivering. Ikindi kintu mugomba kwitondera please, hano uba ugomba kuba honest. Niba product yawe ubizi ko ucuruza, wenda tuvuga ucuruza amakanzu, uko bizi ko ikanzu yawe ikoze muri cotton, be honest, ubabwire uti ni cotton. Niba ari lin uvuga uti ni lin. Niba ikanzu yawe ikomeye nyine vugisha ukuri, kuko iyo utavugishije ukuri abakiriya bagucikaho kandi burundu. Ariko iyo uvugisha ukuri ibintu birihuta, ukabona abakiriya benshi bakiyongera. Guys, nizeye ko iyo mwabyumvishe. Tugiye ku buryo bwa kabiri. Tugiye kureba ukuntu dushobora gucreatinga noneho video ku buryo tudakora kamwe bikihuta bla 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 twose icyarimwe. So ngiye kubereka ukuntu noneho tugiye gukora video imwe ku yindi. Ikintu dukeneye ni bya bicuruzwa byacu tugiye gukorera. Iri ni herena rya mbere ngiye guheraho, ariko n'ahandi hano ku ruhande hari ayandi menshi. Ukuntu na setinze nafashe intebe yo mu rugo, intebe hano twicara. Iyi ni intebe hano mpashyira udutako dusanzwe, nubwo ari utwanohera ariko turazana creativity somehow. So iri ni ryo herena ngiye guheraho nkorera marketing. So rero iri herena urarifata ukarirambika ku ntebe uko nguko. Hanyuma mfite na telefone. Iyi ni telefone ngiye gukoresha ko guys tuzayadushutinga, tuzadukora ama video dukoresheje ibyo dufite hafi, no gukoresha smartphone nta kamera. Rero ngiye gufata iyi telefone ukuntu biri bugende. Ndabereka screenshot kugira mumenye neza ukuntu biri kugenda. Ngiye kubereka screenshot. Cool. So nuvango kuri telefone yanjye ngomba kuba mfitemo CapCut. Mwibuke ko nababwiye ko tuzadukoresha CapCut, niyo application tuzadukoresha dufilma ariko nanone tunediting. So ngiye gufungura CapCut. Wait, where is CapCut? Ngiyi ibimeze niba ari 8 nago mbizi. Nuko nguko imeze. Iyi mirafunguka. Okay, so you open CapCut. Umaze gufungura CapCut uza hano handitse CapCut ijya options nyinshi. Hano harimo retouch, AutoCAD, space, whatever. Ntago ariko zose nzikoresha, ariko ubu icyo dushaka ni camera. So ngiye ukanda kuri camera gutya. Rya herena ryacu rirajyanirana na kano gatako. Murabona ko akantu nahisemo ni sawa. Turahita tuza hano kuri 60 seconds kuko tugomba gukora ka video kagufiya kama segonda 60 gusa. So ikintu ngiye gukora, kuko iyi video nyine iri real mw'abantu mwe, iyi niyo nzapostinga kuri La Fine Angelique, nta yindi nzakora. Ubwo bivuze ngo ngiye gukora muri kundeba, muri ukuntu mbikora namwe muzabikore.
guys nizere ko iyi video niba uri gukunda ibintu ndi gukora ndakwinze kora kuri like hanyuma ukore kuri share uyoherereze abandi bantu benshi baze barebe ukuntu mushobora gukorera amafaranga online bitabasabye ibintu byinshi. Ikindi ndakwibutsa niba uri mushyano kuri no channel please do subscribe. Ndakwinginze kora kuri subscribe nicyo cyonyine gusa ngusaba ubundi ubumenye nakabaye mbwishyuza ariko I'm giving it for free kugira ngo dukurane. Ngaho ma subscribe sibyo kangwa amasegonda 2. Thank you for subscribing. Now ngiye gukanda rero kuri kano kantu k'ubururu nuvuga ngo ngiye gutangira ku recordinga. Twagiye kwamamaza. Neza ngombwa kumva igihunga mfite kwa ndi kubikora live but it's okay, I will try. Twagiye muri La Fine Angelique tubafitiye iherena ryiza cyane. Murabibona ukuntu rimeze nk'akarabo. Iri ryakubera ku gutwi kwawe, umuntu wese wakubona uryambaye yahita abona ko uri umuntu usobanutse rwose ukwiriye kuba i Kigali. Niba warikunze ndagusabye kugira ngo umpamagare kuri iyi nimero hanyuma ndikugezeho muri Kigali, biroroshye kuryohereza. Hanyuma ikindi riherena ryaberana n'umwenda uwo ari wo wose kwa ko rifite ibara rimwe, ariko cyane wambaye nk'umwenda urimo aga pink ryakubera cyane. Iri waryambara ugiye mu bukwe, waryambara ugiye mu nama y'akazi, waryambara ugiye ku kazi, waryambara ugiye gusura inshuti n'abavandimwe, copain wawe cyangwa fiancé. Iri herena ntiri gucike, ni ku mafaranga 3,000 byonyine ugahita uribona. Murakoze cyane, mwampamagara none ahangaha nkaribagezaho. Guys murabona ko neza haburaga amasegonda nk'atatu kugira ngo nyine irangire. Mumva ko itangiye guplayinga. Hano ikintu ndi bukore ngiye gukora export kugira ngo nzarye editing, cyangwa se guys reka mbereke n'ukuntu nshobora kurya editing bite birangirira rimwe sibyo. Let's go for the editing. Biraba bibaye ndamberetse ukuntu bakora video. Guys nta bintu bigoye, dore ni phone ndi gukoresha. Ubu se we ufite smartphone, izi telefone mufite n'ubuntu bukomeye kwa muzifite mutangiye muzikoresha. So ngiye ku editinga, ndakanda hano kuri edit sibyo. Hanyuma ahangaha ngiye urabona hano habanza ahantu handitse ngo cover ni nk'akantu kaba kari bugaragare mu gihe uri postings. So kanshyireho kampitemo hano kuri text, ndebe iyo kanze kuri text hari styles zitandukanye. Kamfate aha kuri bubble. Guys nizeye ko mutarambiwe, iyi video ishaka kuba ndende ariko niyo mumaro. Murabona ko murayikeneye kugira mubashe kwikorera online sibyo. Alright, so kampitemo akantu keza hano ndi bushyireho. Kamfate wenda aka kantu ka flowers. Ibintu by'indabo biraberanye cyane rwose na ntuzi. Kankore kuri hano nandikemo La Fine Angelique. Hano kuri intertext ndandikamo La Fine Angelique. Siko nandika nabi we Angelique. La Fine Angelique. So hano ngiye gukora gutya kugira ngo gakwiremo neza. Hano uyitwarisha intoki ukamera slidinga mu gihe ushaka kugabanya taye ya kano kantu kunguko. Sinzi niba hano kuri kamera nini nkeka mutabibona, ariko hano kuri screen ndi gusharinga murabasha kubibona. Wait, I want to make it small. Hano ngagize gato byatari. Yeah. So murabona aka kantu mwana ko kano kantu niko kariwe kagaragara as cover. Mite nkora hano kuri V, mite nkora kuri wait La Fine Angelique. Yes. Mite nkora kuri save.
iyo nkoze save yakavaniza murabona ko kano niko kaje kuri cover. Noneho ngiye gukomeza editing video yose, kano ka video kose k'amasegonda 60 nka soze. Muri la fine angelique tubafitiye kanongeze volume mugende mwumva cyane. Muribona ukuntu rimeze nk'akarabo, iri ryakubera ku gutwi kwawe. Iyo editinga ugenda usubiza inyuma wenda hatagira akantu kagucika, ugomba kumva neza ibintu wavuze, niba ari ibyo wakumva ari sawa ugakomeza. Waba haraho watezwe turabikata, ndabereka ukuntu babikata. Muri la fine angelique tubafitiye iherena ryiza cyane. Muribona ukuntu rimeze nk'akarabo, iri ryakubera ku gutwi kwawe. Umuntu wese wakubona uryambaye yahita abona ko uri umuntu usobanutse rwose ukwiriye kuba i Kigali. Niba warikunze ndagusabye kugira ngo umpamagare kuri iyi nimero, hanyuma ndikugezeho muri Kigali, biroroshye kuryohereza. Hanyuma ikindi riherena ryaberana n'umwenda uwo ari wo wose kubera ko rifite ibara rimwe, ariko cyane wambaye nk'umwenda urimo aga pink ryakubera cyane. Iri waryambara ugiye mu bukwe, waryambara ugiye mu nama y'akazi, waryambara ugiye ku kazi, waryambara ugiye gusura inshuti n'abavandimwe, copain wawe cyangwa fiancé. Iri herena ntigucike, ni ku mafaranga 2000. Aha rero kuko ngeze ahantu h'amafaranga ngiye gupostinga umubare hano kuri screen kugira ngo muri kano ka video nyine, kugira ngo umukiriya amenye ko rigura 3000 abe yabasha kubikora kurigura. Ikintu ndi bukore ndakanda hano kuri text, hano handitse a text, ona haza by default nyine ngo intertext. Hano kuri intertext nandikemo 3000 francs. Cyasi nina kwandika 3k abantu barabimenye. Okay, ariko hari uwo wenda byagora, kanandike 3000 francs gutya. Okay, mwana ko ibi ni 3000. Ako mwana kukunanditse 3000 no buryo busanzwe. Ndashaka kureba fonts, okay, cyangwa se effects nzima nyine ziri very attractive nashyiraho. Muramenye nimugera ama effects nkaya ngaya, nenkanze kuri effects, mwana ko haraho izize zifite akantu ka diamond. Izo ni iz'abantu baraguze. So ngiye guhitamo iyi ngiyi kuko ntago nyine mfite subscription, bandi gukoresha iby'ubuntu hano. So ngiye kukijya kinini ko hano 3000 wese agomba kubibona akabimenya ko rigura 3000 francs. Nkagire kanini gutya. Voilà. Noneho ikindi ahanga nshaka kubijyanishanya wenda na sound runaka, cyangwa se kambanze nanarikorere animation. Kankore kuri animation. Uituzana kuri animations gutya. Ndahita ndeba ka animation bijyanye nyine karyoshye, mite ngashyiraho still no kureba ukuntu nirinda gushiraho ibintu bifiteho diamond, kuko icyo gihe nta nubwo na exporting. So kamitemo kano gafitemo ibintu biri kumanuka bya rose. Wow, mwabibonye ukuntu biza bimeze. Exactly. Noneho aka niko ngiye guhitamo, ubundi mite nkora kuri okay. Bivuze ngo kugera aha karaza kuza bimeze uko nguko. Ni nkanda gucike ni ku mafaranga 3000 byonyine. Mwabibonye ko nari keza. Murakoze cyane, mwampamagara none ahangaha nkaribagezaho. Okay, murumva hano haranavuze ngo mwampamagara ariko nta nimero nashyizeho, ngomba rero kwishyiraho. Turibona. Murakoze cyane, mwampamagara. Ari ngo mwampamagara niho ngiye guhera nkashyira cyane. Mwampamagara none ahangaha nkari ngomba kureba neza handitse mwampamagara. Murakoze cyane. Yego, ni hano mwampamagara. Ndahita nshyiraho akanimero kanjye ka telefone. So add text, bino mwabibonye, mite nshyiraho nimero yanjye 07823145 By the way, nawe ukurikiye ino video niba iyi akagahere nawe agakunze karahari, nahita nkakoherereza namwe mbakoreho marketing. Nukuri mwangurira, mwanteza imbere. Kandi mpikaze n'abandi bantu bafite ibintu bakora, ntago bibujijwe kuba waza kuri Grow Smart with Angelique kwamamaza ibikorwa byawe, kuko tumaze kuba abantu benshi. Guys, nisanze nsigaye ngira views zigera ku 5500. Ibaze video nakwamamariza hano nkabasha
ukabasha kubonwa n'abantu bagera mu 5,000 na bivuze ngo ushobora nawe gucuruza unyuze kuri Grow Smart with Angelique. Mbahaye ikaze abantu bafite ibintu bakora, mwazaza nkazajya mbamamariza. So subiyemo same process. Hano naho nanimetinze kaga mwampamagara kubera kuvuga rero nashyizemo yego nibyo nuvuga ngo hano ni nimero yanjye nayishyizemo, buri wese yampamagara, nshyizemo na kano animation, ndahita nkora kuri okay. So if video yacu murana ko nta kintu ibura n'ukuri, kanyitangire mwiyumvire. Muri la fine Angelique tubafitiye iherena ryiza cyane, murabibona ukuntu rimeze nk'akarabo, iri ryakubera ku gutwi kwawe. Umuntu wese wakubona uryambaye yahita abona ko uri umuntu usobanutse rwose ukwiriye kuba i Kigali. Niba warikunze ndagusabye kugira ngo umpamagare kuri nimero, hanyuma ndikugezeho muri Kigali, biroroshye kuryohereza. Hanyuma ikindi riherena ryaberana n'umwenda uwo ari wo wose kwako rifite ibara rimwe, ariko cyane wambaye nk'umwenda urimo aga pink, ryakubera cyane. Iri waryambara ugiye mu bukwe, waryambara ugiye mu nama y'akazi, waryambara ugiye ku kazi, waryambara ugiye gusura inshuti n'abavandimwe, copain wawe cyangwa fiancé. Iri herena riri gucike ni ku mafaranga 3,000 byonyine ugahita uribona. Murakoze cyane, mwampamagara none ahangaha nkaribagezaho. Voilà. Ubu rero bivuze ngo iyi video irarangiye guys, kandi se mbikoze igihe kingana iki, nuko nubundi ndi kubikora ndimo ndabasobanurira ukuntu bikorwa, ariko ubu ngubu ngiye gukora ikintu bita export. None ngiye ku exportinga, nicyo kiba gisigaye, niyo step ya nyuma ibihari. Ndakora kuri export gutya. Dore rero impamvu ngiye nanga n'ibintu by'ubuntu wa mugani bahita bazana ibintu by'ama advertisement ariko it's okay, reward granted. Witukanda hano kuri kano kantu kagakuraho, none urana ko iri exporting. Ubu ni karangira video yacu yabaye ready, ndahita nyishyira kuri la fine Angelique. Murashaka ko mbere kuko nyishyiraho nabyo? Anyway, nta kibazo, nabyo reka mbibereke n'ubundi iyi video murayireba irangire. Kambere kukuntu none dushyiraho aka kantu byihuse, tugiye kugashyira kuri la fine Angelique kugira ngo abantu bagura, cyangwa se reka tuzakora indi video bitazaba birebire. Nzabereka none ukuntu dusho video ikurikira, ndaza kubereka ukuntu bashyiraho nyine ama video kuri la fine Angelique kuri ya Instagram account yacu, noneho ukabasha kuba abantu bagatangira kugura. Ubu rero ya video yacu mushaka kwibaza ngo yagiye itiza hano muri gallery, ngiyi dore dosi ngiyi muri la fine Angelique. Wow, mwayibonye iherena ryiza cyane. Wow, urabibona ukuntu rimeze nk'akarabo, iri ryakubera ku gutwi kwawe. Umuntu wese wakubona uryambaye yahita abona ko uri umuntu usobanutse rwose ukwiriye kuba i Kigali. Niba warikunze ndagusabye kugira ngo umpamagare kuri iyi nimero, hanyuma ndikugezeho muri Kigali, biroroshye kuryohereza. Hanyuma ikindi riherena ryaberana n'umwenda uwo ari wo wose kwako rifite ibara rimwe, ariko cyane wambaye nk'umwenda urimo aga pink, ryakubera cyane. Iri waryambara ugiye mu bukwe, waryambara ugiye mu nama y'akazi, waryambara ugiye ku kazi, waryambara ugiye gusura inshuti n'abavandimwe, copain wawe cyangwa fiancé. Iri herena riri gucike ni ku mafaranga 3,000 byonyine ugahita uribona. Murakoze cyane, mwampamagara none ahangaha nkaribagezaho. Wow, I love this. Ubu rero ikibazaba gisigaye no kurifata nkarishyira kuri la fine Angelique, abantu bagura bagatangira kumpamagara. Guys, I can't wait to see me selling. Mwabona nyine ntangiye gucuruza, nzajya mbereka n'ama screenshot yayo nagiye ncuruza. Uburyo bwa kabiri rero ushobora gukoramo videos, utuvideo dutoya tugurisha kuri social media. Mbere navuze ko ufata akantu kamwe, urugero riherena, ukarivugaho mbese kamwe kuri kamwe, ku buryo nyine uritaka kugeraho umukiriya avugira ati yes, iriherena ndarishaka. Now kwako dufite stock, reba dufite stock ingana gutya, nuko yame ibintu byinshi, tubaro ducogo nyine twinshi dutandukanye. None kugira ngo wenda byihute
uburyo bwa kabiri bufasha wenda mu gihe ubona ko nta mwanya ufite kandi ushaka kwerekana ibintu byose ufite muri stock. So ikintu ukora ni iki, dore ubundi kuri kamera ngiye kubereka ariko na nyuma ndazikwereka izo ndiwe nakoze videos ndiwe nakoze uko ndazishyira kuri Instagram. Please mujye mwibuka mu visiting la fine Angelique, ni mwebwe negerejeho nyine amakiriro, mukoreho follow, mu following murebe ukuntu videos zaba ziriho kandi ari nziza zigenda zigurisha. So hano ukuntu bigenza kuri uburyo bwa kabiri, none ugenda werekana buri kamwe ugafata muri video imwe, noneho nyuma ukaza kuyikatinga. Kambereke uyituza kaweti ukerekana gutya. Mwabonye ko nabikoze buragi, nuva ndi kugenda nerekana buri kamwe akamwe nyuma ya kandi, kamwe nyuma ya kandi. Hari n'amarenga nacaga ko kwambara hano cyangwa gufungisha hano, zari brush nkerekana wenda nkuko iherena nkipimaho hano, narangiza nuvango ni byinshi hano mfite mu gikapu, nago byose ubu ngubu nabikora kuko ndi kubereka ni video kugira ngo itaba ndende cyane. Iyo umaze gukora ibyo bintu usubira inyuma ugakatinga, ugakora cut, ukagenda udukata ku buryo noneho ukanabyihutisha, bikagenda byihuta mu gihe cy'umunota umwe zose ukabuzinyuzemo. Umukiriya we ikinakora iyo yibonye ahita icyakunze kanda kuri pause, agakora zoom in, noneho akareba iyo product ashaka neza ukuntu imeze, yarangiza akagucontacting. Ikiza rero iyo ukoze video nk'iyo ushyiramo music muri background, akamizike keza gakurura abantu, ureba nk'umuziki ugezweho niba washyiramo lao cyangwa se ugashyiramo hagize zigeze sweet melody tantarantanta mbese ugashyiramo imiziki igezweho ukihutisha wakatinze. Nuvango bawerekanye stock yose ufite ako kanya, warangiza ikintu gikurikiraho nyine baragura kandi globally. Guys, uru n'urugero ndi gutanga kugira ngo muzare ukuntu business yangiza ibiri kugenda, byose nabishyizaho ku mugaragaro, hanyuma mubyigireho namwe murebe niba mwacuruza muri ubwo buryo kandi mubyikoreye bidasabye ko muhamagara abantu ngo bebakorere. Nubwo still ubaye udafite umwanya, kuko abantu batabona umwanya, ukabubona nyine utanabyishobora utanabishaka, uhitamo kuba watanga amafaranga tukabigukorera. Ndahari nukuri ndumu social media manager mwiza nabigufashamo, kandi results tuzagenda tubona hano zizabereka proof yuko ngewe nabafasha. So guys, ubundi buryo ni bwinshi cyane, ni bwinshi, ari igihe uhitamo noneho kwigera wowe ubwawe ukavuga uti ukaryambara nk'ihene ugahita uti umuntu wifuza iherena rimeze gutya, iri herena nariguze, wenda ukavuga uti iri herena nambaye ni ryiza, buri wese yarikunda, urabona ko rifite sign ya Africa, who doesn't like Africa, ukaribakundisha noneho waryambaye. Cyane ku bantu bacuruza imyenda arayigera, niba ari amadila akayambara agaslenga, bakareba ukuntu imubereye, hanyuma ibyo ngibyo akaba ari bya posting, abantu baraza bakagura. Impeta nkambara, nababwira ni hari umuntu ushaka impeta imeze nka gutya, iyi mpeta nyine nkayigukundisha kugeza igihe uje uyiguze, kugeza igihe uje ukayigura.
Okay, now ndizera ko iyi video yabafashije. Ubu ngubu ngiye kuba busy mu gukora zino video zose zayamene nayo yose mfite utuvideo twose nukore ntangire ntushyire kuri La Fine Angelique. Mwabonye ko yarangiye, mwabonye ko deja twashyizeho logo imeze neza, ahasigaye no gushyiraho ibicuruzwa abantu bakabikunda bakabigura bigashira nkajya kugurangura ibindi. Mbibutsa yuko biremewe ko nagufasha ku buryo mbikora, ndi very open, ndi transparent. Hari umuntu wifuza gucuruza amaherena nkanjye yazaza tukajyana ahantu ndangurira, na ndi open cyane nanjye nkamufasha. Mwibuke ko impamvu hano we are growing smart together, turimo turafashanya gukura, especially aba escapers rwose. Umva muri eligible kuri bino bintu ku buntu, mwebwe mwaza ni ku buntu, ariko abandi birumvikana ko ntago na time is money, ntago nafata nk'umwanya wanjye ngo tujyane njye kwerekana barangurira, nkwereka ukuntu barangura iki n'iki for free, nkwigisha bino bintu live gutya for free. Birumvikana ko hari akantu gato nzajya mbaca, ariko katari na kanini, kuko inyungu nifuza cyane niyo kubona abantu batera imbere bagubwa neza. Ikintu bita umugore tukiyambura igisebo cyo kumva ko turi abasabirizi, sibyo? Mwakoze cyane gukurikira. Niba ubona hari ubundi buryo nawe wakoresha mu buryo bwo guselinga online, bwo gukora ama video, nawe waduhugura hano muri comment section. Ntago ari njye ubwenge njyenyine, namwe wenda mufite ububakorera, wa dropping hano muri comment section nawe ukatwungura ubwenge. Biranemewe ko nagutumira ukazaza hano kuri Grossmart, ukaza nawe ugahugura abagore, especially abagore cyane abandi bose badukurikira, tukareba ukuntu muri iyi era, muri iyi economy twazajya tubivamo tukabivamo amahoro. Ikindi ni buri mushya hano kuri iyi Grossmart with Angelique, ndagusabye do subscribe please. Kore subscribe, ndikura abantu bake gusa kugira ngo tube aba subscribers 500. Byaba byiza nawe ubaye muri twebwe muri society. Hano tuvuga ibintu biduteza imbere, tuba dushaka gukura financially, mentally, mbese tugakura uko watangiye ntaba ari kuzasoza umeze. So mwakoze cyane gukurikira, ubwo naho muri video y'ubutaha. Thank you and bye.